Uwiteka Imana arambwira ngo buri wese abe maso. Imana yaguhaye kwicara ku ngoma, isi irakumenya. Urangije unya ku ngoma Imana ikwicajeho, none umunuko wawe uri kunuka mu maso y'Imana. Imana irambwira ngo nkubwire ngo igihe cyo kuguca ku ngoma, yewe gisonga cya Afurika, wowe Imana yarakurakariye, ije kukwereka ko umwanda wawe wanutse. Nikimana opera chandro dema topiriko tandoma. Imana yambwiye ikindi. Imana irambwira ngo hari abantu bakora ibyaha bihishe, bakabikorera iriya, bakihisha mu maso y'abantu, bakereka Imana, bagahisha abantu. Imana irambwira ngo ibizo yarabibonye, irababara, niyo mpamvu ije kubanyukanyuka. Imana inyereka abagabo benshi bakoraga umurimo w'Imana, sinzi ko nabita abapasitoro cyangwa abashumba. Mushumba nturagira intama z'Uwiteka ataryarya. Ngiye kubona mbona bamaze gukora kuzashinganywe, ubusambanyi bwarabokamye, bari guta ingo zabo bakajya muri maraya, bakajya mu busambanyi no mu bushurashuzi, bakajya mu businzi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo igihe kirageze ngo kugira ngo inyukanyuke inkozi z'ibibi. Kandi ikindi, igiye kugera mu nsengero zitandukanye, inyukanyuke. Igiye kugera mu midugudu itandukanye, Imana inyuka igiye kugera mu bihugu bitandukanye. Umva kunyukanyuka k'Uwiteka kumanuke ahatandukanye. Ndabikubwiye kugira ngo wezwe, kubera iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana. Nsoreze kwa kino kugira ngo usome ijambo nahawe, ntabwo ntinda. Icyanyuma nagiye kubona, mbona abazungu, nabonaga ari abazungu buzuye mu gihugu cyacu. Nabonaga ari abazungu buzuye mu gihugu, bazimana izabo bazungu. Uwiteka ambwira ijambo rimwe gusa, arambwira ngo aratambutse, kandi umuntu wese aramubonye agiye kubona ko atambutse. Buno butumwa buze kugeraho bugomba kugera, bukugereho kandi ubusangize na bene so, kugira ngo buri wese acunge izamu rye. Imana irambwira ngo iratambutse, ngo kandi umuntu wese agiye kubibona ko Imana itambutse. Uzaza ryari mucunguzi, w'imebwa bwami budashira, abapfiriye muri wowe bazuke bagusanga ubwo, natwe abazaba bakiriho atujane hamwe nabo, duhumure tuzaruhuka, icyamba kaza datinze. Imana irambwira ngo nyuma yo gutambuka hari abantu bariganijwe ibyabo, Imana igiye gusubiza ibyabo. Hari abantu bimwe agaciro, Imana igiye guhereza agaciro. Hari abantu isi ndetse n'abisi bambuye, babibiza agaciro, babiba ibyabo. Imana yambwiye ngo hari igihe cy'ubunyerere mutigeze kubona mu mateka, mutazi no mu mateka, kigiye kuboneka. Kandi icyo gihe cy'ubunyerere Imana yambwiye ngo abazakigwamo ni benshi. Tapi ya kabiri, Imana irambwira ngo kandi mbwira abagabo mukunda kugenda amajoro musenge cyane. Nagiye kubona mbona abagabo bikoreye imitwaro, ariko nkabona ari imitwaro iremereye. Yari imitwaro iremereye, ayiwe, nabonaga ari imitwaro batamenyereye gutwara. Imana irambwira ngo uburetwa bukomeye bugiye kuboneka ku bagabo. Imana irambwira ngo bagabo, namwe basore, mujye mutaha kare, kandi ikindi mugira amagambo makeya.
hari abantu bagiye kujya bavuga ijambo bakarizira, ariko Imana yambwiye ngo umuntu wese nabe maso kandi acunge izamu rye, kubera ko hari igihe kitari icyo kuvuzwamo impundu kigiye kuboneka. Nagiye kubona mbona amatariki, mwihangane ntago nabonye umwaka w'ayo matariki ndetse n'ukwezi kwayo. Yego mwami, nabonye amatariki ashoreranye, mbona ni amatariki, mbona 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25 na 26. Imana irambwiye ngo hari umuyaga w'igihe gitoya ugiye kuboneka, ngo ari kuwiteka ngo aje gusarura ibyeze n'ibiteze. Epiti chandro dema, Imana irambwira ngo mbwira abariganya ko igihe gikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Profete Daniel. Imana ibaha umugisha, muri abagaciro gakomeye cyane twabahawe n'Imana kugira ngo tuge tubana mu buryo bwose bushoboka. Mwari mumaze igihe mutambona, rero nari maze igihe ntari kuboneka, ndi mu murimo w'Imana n'ubundi, ariko nagarutse kugira ngo ubwire ikimana yakuntumyeho. Ijambo ryaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Rero Imana ikeneye ko ugira umwete wo kuyumvira no kuba mu ruhande rwayo nk'uko Imana igushakamo. Nkwibutse ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane, bizatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buraho. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba warimbuka ndetse ugahura n'ibikomeye kandi warabwiwe kenshi kugira ngo wihane ukanga kwihana. Ndifuza ko tubana, ugiye kubana namwe, nitwa Tuyisenge Daniel. Ninga Imana ishimye ko tubana uyu mwanya kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza nawe n'Imana, kandi ni byiza ko bukugirira umusaruro, bukagira icyo bugufasha, icyo bukumarira. Ndarikira abantu kugira ngo mukore subscribe, ndetse n'abayikoze namwe Imana ibaha umugisha, ndetse na like n'abashyira mu magurupe agiye atandukanye. Ubutumwa bwiza buca kuri Profete Daniel, namwe Imana ibaha umugisha, kubera ko muba muri gufasha ndetse no kumfasha kuvuga irivuga butumwa. Ndagira ngo rero mbaze nsenga Imana kugira ngo twinjire mu kimana yantumye kubabwira. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakiranuka, urera, ubereye mwiza bagutegereza, uri ubugingo bw'ugushaka, ntawagukoreye ngo akorwe n'isoni, ntawagutakiye ngo mwami wange kumwakira. Ndagushimiye mwami kuri uyu mwanya ndi muri eripeta ko sandro dema ondo bela chandro dema, ngwino bane nange. Icyo wantumye kuvuga ume kukivuga, icyo wagambiriye ko mvuga ureke nkivuge. Mwijwi rituje uzubane nange, mwijwi rituje uzukora iz'ubutwari, mwijwi rituje uzukora iby'imbaraga, kugeza uwa mbere muri byose. Tuntererane ahubwo ubane nange, amen. Murinzi we, Imana yambwiye ngo mbwire umuntu wese ngo namese ibishura bye, kuko hari igihe kigiye kuboneka abataramesha ibishura byabo bagahura n'ibibazo. Imana yambwiye ngo buri wese nacunge neza, arebe nimba umwambaro we cyagiye ukizwa, cyagiye uhamagarwa, urebe nimba umwambaro wawe ugisa neza. Abandi mwarayanduje mujya mu busambanyi, murayanduza mujya mu kuraguza n'ibindi, ariko Uwiteka yambwiye ngo hari igihe cy'ubunyerere, ndetse ubunyerere bugiye kuboneka mutigeze mubona, kigiye kubaho. Kitari igihe cyo kuvuzwamo impundu, dore kiraje kandi gisohoye ku muntu wese.
wanze kurinda umwambaro wawe, wivanga n'abanyamahanga, ukora ibyo utakoraga cya gihugu ihamagarwa. Ariko Imana yambwiye ngo ije guhana inkozi z'ibibi. Imana niko yambwiye. Banyamasengesho mbibiri banga, Imana yambwiye ngo iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha, nta nubwo ari igihe cyo gutinya umuntu, ngo ahubwo ni igihe cyo kuvugira Imana nk'uko ibishaka. Kandi ikindi, dopera standoma, hari igihe cyo guceceka kigiye kubaho. Ndetse kandi Imana igiye gutubuza abantu bamere nk'ingumi. Birishandoma ego. Imana irambwira ngo umuntu wese namwegere adafite uburyarya. Imana irambwira ngo agiye gusohoka amategeko akomeye agiye gutuma gusenga bicika burundu. Imana irambwira ngo uzarokoka kino gihe ni umuntu wemeye kubika umwambaro w'agakiza, ntiyivange ngo yiyanduze. Imana irambwira ngo mbwira abantu basengaga ariko bivanze bakajya mu byo Imana itabatumye. Imana irambwira ngo bagiye kurira bahekenya amenyo. Imana irambwira ngo mbwire abitwa ngo ni abahanuzi bivanze. Imana irambwira ngo mbabwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Repete fosandro dema takita trashando. Imana irambwira ngo hagiye kubaho igihe kigoye, ndetse icyo gihe kizatambukamo intwarane, kuko intwari zarananiwe. Abari abashumba mwarananiwe, mwagiye mu busambanyi. Abari abahanuzi mwarananiwe, mwagiye mu binyoma, mwarivanze. Then abantu mwese nta mirimo igaragara mu maso y'Imana iboneka ku ruhande rwanyu. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Iri pera senema, Imana irambwira ngo mfate ipendo ndetse na Bibiliya n'igitabo k'indirimbo. Dore ngibi Imana irambwira ngo abantu basigaye batwara ibitabo gusa, ariko ntakiri mu mitima yabo. Ariko irambwira ngo mbabwire ngo uwavuze Imana nabi agiye guhura n'ibibazo. Umuntu wavuze Imana nabi ugiye guhura n'ibibazo. Dore ngibi mwambaye umwambaro w'umubiri, mwumvira ab'isi, mwanga kumvira Imana, ariko umwambaro w'agakiza murawambura, mukomeza mwambaye umwambaro w'umubiri w'iby'isi. Musigarana ibitabo, ariko nyamara nta kintu kiri mu mitima yanyu. Imana irambwira ngo uko niko nje kunyukanyuka umuntu wese. Ngo kandi irambwira ngo mbabwire ngo ije guhana no guhemba. Nagiye kubona mbona amabiye murayazi, ndumva amabiye murayazi. Mbona amabiye menshi asasakaye mu gihugu. Mbona ayo mabiye ni menshi, arasandaye ari menshi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ibyo mwatinyaga bigiye kubageraho, kubera ko mwinangiye imitima yanyu. Kwihana mwanga kwihana, gusenga mwanga gusenga, gukizwa mwanga gukizwa. Ijwi riravuga ngo niyo mpamvu bigiye kubasohoraho. Muze kwihangana mu mwuka ndi gukoresha bitewe n'impamvu. Mwihangane. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo mwatinyaga, yemwe Banyafurika, yemwe banyagihugu mwe, yewe wa gihugu we, ibyo watinyaga, olipotika sandro dema irimilika shando binima, ibyo watinyaga bigiye kukugeraho. Ni Uwiteka yambwiye ngo nkubwire.
Imana intuma ku bategetsi b'igihugu. Nagiye kubona mbona bicaye ku ngoma, ngiye kubona mbona iyo ngoma bicayeho, mbona bari kuyimyaho kandi ari abayobozi bayoboye bafite amazina akomeye. Mbona bari kunnya ku ngoma, mbona umwanda unuka uri kuri ya ngoma. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo kuko yabahaye gutegeka, ariko mukazana umwanda mu byayo, mukivanga, mugakora ibidakwiriye, mukiyanduza, mukinjiza umwanda. Imana irambwira ngo ibaciye ku ngoma. Hari abaperezida 3 muri Afurika Imana yarakariye, si ngombwa kuvuga amazina yabo. Imana irambwira ngo Imana ibaciye ku ngoma, kandi bigiye kumenyekana hose, muzabyumva. Ndetse n'umwana uri mu nda azamenya ko ari Uwiteka uje guhana inkozi z'ibibi. Harageze kugira ngo Imana yongere ibasubize ibyanyu. Ariko ninde ubisubizwa? Nuwemeye komatana na Kristo. Nuwemeye komatana na Kristo, uwo niwe ugiye kubihabwa. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana, senge mwakira iyo message. Dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana gutega amatwi no kumva icyo umwuka yatumye Profete Daniel. Suko nari mwiza habe namba, ahubwo n'ubuntu nange nagiriwe kuko nawe wabugiriwe ukabugihumeka. Ndagira ngo dusome ni muri Zaburi nahawe ibice byawo 15 ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo dusome, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugenda utunganye, nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri kuko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ndashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye nawe cyamugirira nabi ntivuguruza. Imana idutabare. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntivuguruza. Ariko wowe warivuguruje, wararahiye gukorera Uwiteka, urahirira gukiranuka no gukizwa, urahirira gukorera Imana utiganda, none warivuguruje. Niyo mpamvu witeje akaga ndetse ugateza n'umuturanyi wawe. Adamanda Zandro de Kitado Bando Chandro de Ma. Niyo mpamvu uteje akaga ubuzima bwawe ndetse ukabugiye kugateza n'umuturanyi wawe. Ninde uzaba mu ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi w'Uwiteka wera? Ku musozi w'igikundiro, haruri rero ku musozi w'igikundiro ngo nihabera badutegereje, ngo aho niho ngewe nzicara, ngo kandi aho niho nzaruhukira. Ariko aravuze ngo ninde uzaba mu ihema ry'Uwiteka? Ese mu gihe gikomeye kije, ninde uzaba mu ihema? Ninde uzahishwa? Ninde uzarindangwa? Ninde uzabona ubuhungiro? Ninde uzabona kurokoka mwa bino bihe bikomeye Uwiteka agiye utuma biba, kubera ko mwaze kwemera? Ninde uzabirokoka? Nuwemeye komatana na Kristo, nta buryarya afite, nta nzangano afite, nta mutima w'ishyari afite, muri make akemera kuhagirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uwo niwe uzarengerwa mu gihe kije. Ngo nugenda atunganye, watunganye ko ntacyo bitwaye, watunganye, wakemeye kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, wavuye muri ibyo urimo ukozwa, ukemera kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, wavuye muri ubwo bugambanyi ukemera kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, waretse ishyari ukozwa
akakoza akakubatura. Amaraso Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. Ntimukererwe, kuki uri gukererwa? Viyo ngiyo ateze amaboko kugira ngo akugirire ibambe, nawe urokoke ku munsi ukomeye ugiye kuba. Amen. Ndasoje ngiye gusenga. Ndakindigisha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuwagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuwagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Omera Cassandro demanda. Iherezo rigiye kubaho ry'ibifite umubiri, kurimbuka gukomeye kw'abafite umubiri kugiye kuba kwishi. Impfu zigwe, mbega impfu zigiye kuba nyinshi, ariko uri maso nasenge. Mbega impfu we, tabara Mana. Ride beri Chandro dema, odoma la Cassandro benefo, omela shatika do beni wansego. Mbega mbese harabura iki kugira ngo abantu babone yaba Imana yarikoze ku maso yanyu mukabona uko bimeze? Banyarwanda, Banyafurika, kuki musinziriye? Yaba Imana yarikoze ku maso yanyu mukamenya bihibegeze. Tugeze ku mugoroba w'isi, reka nsenge, ariko ibihe biraje kandi bidusohoyeho, kandi mwarabwiwe kenshi mwanga kumva, mwarabwiwe kenshi. Ijambo ryaravuze ngo Destin ucyahwa kenshi agashinga ijosi, azavunagurika atunguwe kandi nta kizamukiza. Mwararangaye cyamba ugakanguka, kuko ibihe byo bibayeho biteye ubwoba, bibayeho mu midugudu y'igihugu igiye itandukanye. Indege ntabwo zizongera kugenda mu kirere, inyenyeri ntabwo zizaka. Imana igiye gukora isuku mu midugudu itandukanye y'isi. Ndagushimiye Mana, ndaguhimbaje, gushimiye kugira neza kwawe. Sengeye isi muri rusange, sengeye abantu bose bumva buno butumwa, ureke bugere ku Mwami ku mitima yabo, babwumve kandi bihane, bakizwe bageye ikimenyetso cy'amaraso yawe, kubera kuraje ntabwo utinze. Bidusohoyeho kubera ko abantu banze kukumvira, niyo mpamvu ibintu byose bitubayeho. Rengera ubwoko bwawe, urengera abarahatandukanye, kubw'urukundo n'imbabazi zawugira, niwe nizeye Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Turashoje. Ukeneye kumpamagara kuri telefone, reka nguhe nimero yange ya telefone kugira ngo ukeneye kumvugisha ube wamvugisha
ukeneye ko dusenga Imana ube wampamagara, ndetse ukeneye no kwatura ukihana wamvugisha kugira ngo ubashe kubohoka umutima wawe. Rero ni 0788 72 91 46, 0788 72 91 46. Ngwino urabohoka, ngwino Kristo arakubohora, ngwino Kristo aragukiza, ngwino Kristo arakwambika imbaraga, ngwino Kristo arakugira uw'agaciro. Va mu busambanyi, Kristo arakugirira neza. Imana ibahe umugisha. Rero ndashoje, turi kumwe ibiganiro ndetse n'ivugabutumwa n'ubutumwa bwiza uko Imana yabuduhaye kuri Profete Daniel. Nakagaruka. Ciao ciao.